urumva generation ntoya iprofit inkuru n'inkuru iprofit ntoya zombi zizamukira rimwe ariko byaba ari ikibazo mu gihe abakuru badashaka kwikoza abato cyaba abatoya bakavuga bati bara nta kintu cyadanje bakoze ni twebwe tuje turenze twebwe turabo muri kuri Facebook se haraje abantu b'amahonibone batageze banatunga smartphone arafite gatoroshi urumva bose tumupinga ngo uko arafite gatoroshi ngo no mutuje ngo ufite ngo S ngo karindwi ngo umuhatari wapi ugomba kuba bakubanjirije muri hip hop ubona ibintu bya beef cyangwa guterana amagambo muri hip hop hari icyo byongerera hip hop nk'injyana ni culture cyangwa bigira impact mbi kuri hip hop no kunjyana nibyo nakubwiraga tugomba no kwaguka mu myumvire sibyo ntitukumve ngo umuntu ngo yagiye ngo muri Miss Supranational urumva ngo yagezeyo ngo yambaye bikini ngo tugiye kumuvugiriza induru sibyo kubera ko niba twemeye ko ajya muri iryo rushanwa bivuze ngo aremeranya n'amahame y'iryo rushanwa ntabwo wari bugenda avuga ati nubwo nje dumatari muragendera ku mahame yanyu siko bimeze sasa rero niba rero ari gutyo bimeze urumva tureke kuvuga ngo tuzakunda hip hop ariko twe tuyigenere kundi igomba gukora yikunde unemere kuntu iteye n'ibyayo byose cyangwa nuyanga uyangira uko iteye n'ibyayo byose ariko nuhitamo kuyumva no kuyemera wemere ko hari ibintu biyibamo kandi biyigize urumva hari ibintu nigeze kuganira n'umusaza umwe nemera kandi nubaha n'abanyarwanda benshi baramuzi witwa Sibomana Atanaze umusaza yakoraga igitaramo nyarwanda kuri radio nkuru y'igihugu yabikoze hano iwacu kuri contact nigeze kumwegera mu kibazo n'icyo warumbajije ndamubwira mu muziki wacu w'abajene w'iki gihe dufite abajene bakora injyana twa hip hop bajya baterana amagambo kumva aravuga ati wowe uruwarakana imbere yanjye wowe nanakumerera nabi urabona ndamubwiye ibyo bintu ubundi mwebwe ko mwabayeho kera mwumva n'umuziki iyo biza kuba icyo gihe ntwari kubafata nk'abanyamahanga arambwira ngo ibyo ngibyo se ahubwo ngo si umuziki arambwira ngo ibyo ngibyo mu kinyarwanda babyita guterana ubuse rero ça fait partie y'uwo muziki urumva bivuze ngo ibyo ngibyo nabyo nibyo binagaruka muri hip hop abamo ikintu bita guterana ubuse uyikora yumva ko iyo avuga ibyo avuga cyangwa ibitekerezo bye ubundi biraba byita urusaku rw'ibitekerezo hip hop nubwo iri kuvuga urusaku rw'ibitekerezo uba wumva kumvikanisha ko ari we muntu urenze abandi sibyo ariko nubwo bivuga mu mutwe wawe uvuga uti giye para ariko ararenze urabona ariko ntiwajya mu ndirimbo uvuga uti giye para ne muntu ndenze ndwa kabiri uzi uvuga uti giye muntu urenze mwahora amanda kavuga ati musaza nyine nakubise imirongo ariko biri master sibyo se ya ubundi rero hip hop ni gutya imeze urumva kwanza tubanze twemeranye ko hip hop nta nubwo ari n'umuziki ni umuco ni culture urumva tubanze tujye no gucukumbura turebe kwanza iyo njyana yavuye bayitangiye mu yihe target mu yihe beat urabona tubanze tugendere kuri icyo ngicyo ntinuza ni umuco w'abantu bari mu mvune zabo bavuga twarakubiswe twambaye iminyururu batumereye nabi batugize abacakara ariko natwe turarenze tuzabigaranzura urabona ni ibintu nk'ibyo ngibyo urabona so rero none ahangaha umuntu naza akora bya bintu kandi byitwa ngo ni umuco ntitukwere ntitujye kubirwanya ahubwo ikibi ni umuntu wabifata nk'ibintu biri personal urabona nkaba natandukira nkaza nkajya mu buzima bwawe bwite nkavugamo mama wawe papa wawe ibintu biri obvious umuntu wese yumva kubundi yo ni njyana yo kuzimiza ushobora twabonye ibintu za beef ya Bulldog na Pifran yageze urumva umwe akavuga amazina y'umubyeyi wundi yo kuranga muntu icyo ni ibintu ubundi yo ntabwo ari umuziki ibyo ngibyo biba byabaye personal urumva ubundi hip hop ni njyana ngiye nshobora kuvugamo mama wawe wowe mbwiye akaba ari umenya ko navuze mama wawe abafana bacu ntibamenye umuntu navuze ariko kavuga uti mama wanjye kiramuraje urabona kandi abantu bari kutwumva ntibamenye ko navuze mama wawe sasa iyo niyo hip hop sasa ni njyana yo kuzimiza yo guterana ubusa ariko buzimije ku buryo umuntu ufite iyo myumvire ufite iyo skills yo kuyumva ari uzagenekereza ko hari ibintu njya nkora mu kiganiro nkafata indirimbo nkazihuza nkavuga ine wana wa mama yaririmbye amagambo Bulldog avuga naya yabivuze ngo birahura kubera ikibateranya amagambo nkasa nk'ukurahirita abantu urumva kugira ngo bagende barushaho kandi kuvugira nabikora hari abantu bahise bakunda iyo njyana bakavuga bati tikumbi bya bintu biteye n'amatsiko ahubwo uko nama episode ubundi kirago tugarutse kuri wowe ndagira ngo umbwire utuntu dutanu utagikora wakoraga
utuntu nka dutanu ntagikora. wakoraga mbere mu byaba hashize imyaka ingahe ibintu wumva utagikora wakoraga ubuse nakubwira nk'ibiki. Nakundaga ikigare cyane, ariko ubu ngubu niba ari ukubera kugenda umuntu ananakura ubuzima bwe bwo kugira indera mu kigare ntabwo bukinyenteresa. Nshobora kugira inshuti kandi nabyo dufite ibintu biduhuza, ariko ibyo nibaza ko ari buri muntu wese bigera bikamubaho. Urumva ikindi kintu nakoraga, hari abantu benshi banzi kera mfite dread cyangwa ibituta, none uruhara rwaraje ntabwo nkibishobora. Nicyo ni cya kabiri. Urumva icya gatatu ni iki buriya nakubwira da, nanywaga inzoga. Kera nigeze kunywa inzoga, ariko ubu ngubu inzoga ntabwo nyizinywa kabisa, naraziretse. Urumva ibyo si bitatu se deja. Icya kane nabaga i Nyamirambo narahavuye. Nsigaye mfite igikondo. Urumva niyo mpamvu nacyambara imipira ndetse nyamijozi, kuko navuze igikondo bazangira ishyamba. Urumva icyo ni icya kane. Icya gatanu, buriya kera najyaga ngira akantu, ariko wanareka nkavuge kubera ko baravuga ngo ujya gukira iki harya ngo nibagira iki, ujya gukira ububwara burata, niba sinzi ukuntu bajya bavuga. Niko bavuga. Kera najyaga mbeshya abakobwa ngo ndabakunda, ariko ubu nsigaye ntinya kubivuga. Ubu nsigaye mubwiza ukuri, nkamubwira niba duhoberane basi birangira, ariko ntabwo nshaka kubeshya. uwo ni wamamaye ni pi kabisa, ntajya ahinduka. wari uri wawe mani. Ubundi nicyo kintu cya mbere tu, ubundi you have to be you, ugomba kuba wowe. Ntugera ahantu uvuga uti uno munsi ndashaka kwambara ishati y'umusaza kandi batayikuzimo. Guma muri yandi yawe, abantu bavuge bati uriya muntu tumukundira kuriya ameze kuriya kurameze, ntabwo bitujyamo turamwana. Mbese bakwangira uko umeze cyangwa bagukundira uko umeze, ariko ntuzashake kwimaska. Urumva nuza ari indirimbo nkunda cyane ya Future. Ubu nawe bazavuga ngo si umuraperi, ubuse si umuraperi Future, ubu se nawe Paxson azavuga si umuraperi. Paxson ni inshuti yanjye, ariko Paxson uri inshuti yanjye, n'ubu iki kiganiro ntabwo uri indiga yanjye, ntabwo nta bifu urabizi, ndakwemera, ariko tujye twemera mani, ibintu birahinduka mani, si byo se. bavuga ko ari umuraperi, ariko barapa nka Tupac, abantu bose ntabwo barapa nka Jay-Z cyangwa barapa nka Snoop Dogg cyangwa nka 50 Cent. Ibintu birahinduka. No musaraza Migos tukabanza tukayirwanya ko twe turi abasaza, turi abakera, abana bapeti buno munsi babyumva. Twe tubanza tukabirwanya, tukazabyumva kigi, ariko birumvikana meni, ni gutya isi imeze, turahinduka. Urumva icyo ni cya mbere. Urumva reka tube twebwe. Urumva icya kabiri, unezezwe n'iterambere ry'umujene mugenzi wawe mani, si byo se. Ntuvuge buti uriya mujama mani kubera cyari kunjyana avansi mu buzima, wumve ko wajya kumuhagarikira umugisha wundi nta muntu wawuhagarika. Urumva mani, ubu ngubu niba The Bonds izagafata mugatunga amamiliyari, uno munsi nkaba ntangiye kubikeka, ntago natangira kugishyamba mvuge ngo The Bonds ngo ni ya fomu yikatira. Abo ndavuga ni fresh, mugende nibagafata tuzahura kera bavuge bati wamamaye n'umusaza nanjye bankubitemo ifungo, si byo se. niko biba bimeze papa. Ibintu byose mani ni ugufatanya, kandi no mu muco wacu barabivuga mani, nta mugabo umwe, umutwe umwe ni wigira inama. Ari ibintu ubundi tujye tunajya no mu mico y'abanyarwanda ba kera, dushakemo tujye muri culture, dushake hari insigamigani z'abaviyemani ziba ziri mu bwenge bwatanje. Uriyo bakubwiye ngo nta mugabo umwe, urumva mani. None hari umugani umuntu aherutse kunyigisha, ariko nabanje kuwupinga nzi kutabaho, kubera kuntu uvugitse nabanje kuwupinga. Ndavuga ntinya no kujya nkuvuga tu, kugeza ubwo nabaje abandi bantu bazi ubwenge barambwira ngo urasanzwe tu. Urabona ko akundi umugore n'umugabo babana igihe kinini, none ukazajya ubona barasa. Ntabwo bijya bikubaho se, ukabona kapo babona barasamana. Upaka n'umuntu utabaza akajya ni sister na bro. Nigeze kubivuga rimwe turi kuvuga iyo story, umusaza umwe arambwira ngo rega mwana wanjye reka mubwire ngo akaburo ntigasa nako bivukana, gasa nako birarana. Urumva bana, urumva rero
tujye tujya no mu migani yacu tudushakishemo haba harimo ubwenge bwa danje tu kandi winjoy man ubuzima nagari ibintu birebire cyane nago buresha na yawo mingi niba mumuzi ubuzima na zizora busumba mani nta kantu kagufi byatari tugende twishime tubeho twirekure nta rwango tu urukundo one love man subizi man utuma nta n'ikindi